Imyitwarire umuntu agira ari mu rukundo niyo iruha kuramba cyangwa se gusenyuka. Igihe rero ukeneye kugumana n'umukunzi wawe, hari uburyo ugomba kwitwara bya buri munsi. Niba ufite imwe muri iyi myitwarire, umenye ko ufite umwanzi uzirana n'urukundo, ndetse uwo mwanzi akazatuma ururimbura gake gake, kugeza rurangiye ukabura umukunzi wari warahaye ubuzima bwawe bwose. Ikintu cya mbere gishobora kuzatuma utandukana n'umukunzi wawe, harimo kumufuhira cyane. Mu rukundo rero uba ugomba kwitwara nk'ufite ubutunzi bukomeye kandi ushaka kugumana nabwo, bityo ukanyuzamo ugafuhira umukunzi wawe, bituma rero uwo mukundana yiyumvamo kuko kumufuhira bimwereka ko umukeneye. Gusa wibuke ko gufuha birenze nta mpamvu nabyo bisenya urukundo, ukamwereka ko umukeneye ariko mu kinyabupfura. Muri make ukirinda kumufuhira ku buryo bigaragarira na rubanda. Ikindi cya kabiri ni ukutemera guhana umwanya. Ko mu rukundo ntibivuze ko ugomba guhorana n'uwo mukundana buri gihe. Ni ngombwa ko buri wese agira igihe cyo kuba ari wenyine, mugahana umwanya, buri umwe agahumeka akanitekerezaho. Ni byiza kumwumva mu gihe agusabye ko yumva ashaka kuba ari wenyine, kuko burya guhora mwikubanaho bisenya urukundo mu ibanga, kuko buke buke uko mugenda muhora muri kumwe uzisanga hari ibintu mubonaho bidasanzwe bizatuma mutandukana. Hari ikindi cya gatatu rero abakobwa benshi bakunda gukora, aricyo usanga abantu bakundana kenshi usanga umukobwa akunda kwirakaza mu bintu bitagaragara, aratekereje ati shero wanjye bakoze ibi, ugasanga ararakaye. Icyo kintu rero cya gatatu akenshi usanga nacyo kiri mu mwe mu mpamvu ituma abantu bakundana batandukana. Bamwe mu bakundana bajya bagira amakosa yo kuba gushakaho ikintu akibyimbya ngo akureke mpaka icyo kintu kivumbuye. Nyamara umuntu mukundana tekereza neza ko uwo muntu niyerekwa, ntazi n'ibyo uri gutekereza mu mutima wawe. Ni byiza ko igihe ushaka ikintu ugomba kukiganiriza uwo mukundana, akamenya icyo ushaka nawe akaba yagufasha kugikemura. Nk'uko nimaze kubikubwira wowe umukobwa cyangwa se wa musore ukunda kwirakaza mu rukundo, ni byiza kubanza guhereza umwanya wo mukundana, ukamusobanurira ati nkeneye iki n'iki n'iki, sinshaka kugendana na bariya abantu, nabwo ukamuha impamvu ifatika. Kuko akenshi kuza nimba wabonye ari gusangira n'inshuti ye, ntabwo uzi uko bahuye, ntabwo uzi uko byagenze, ntuzi uko biganye, ntuzi impamvu bari kumwe ako kanya. Guhitamo kurakara rero ako kanya nta kintu na kimwe bizagufasha, ahubwo ni ukurakazwa n'ubusa. Nawe yicara ngo avuga ati shero wanjye sinzi icyabaye, usange ari kwisangaho amakosa nyamara nta makosa mazima yari ahari. Ibyo nabyo bishobora kuzatuma mutandukana. Ni byiza rero ko igihe cyose ukundana n'umuntu, si byiza ko wirakaza mu gihe umubonyeho ikintu cyangwa se ushaka ikintu kugira ngo abitekereze. Ndongera mbisubiremo, umuntu mukundana burya ntiyerekwa. Ni byiza ko mubiganira akamenya icyo ushaka nawe ukamenya uko akiguha. Ikindi cya kane rero hari ukwihunza ikiganiro gikomeye. Rimwe na rimwe rero mujya mukenera kuganira ku ngingo ikomeye, umwe akaba yahora bisubika kuko yumva iyo ngingo idakunze, cyangwa se akenshi akumva atayisanzuyeho, akenshi ukumva nimuha agahenge, cyangwa se akumva ntashaka no kuyumva. Nyamara ntabwo uzi impamvu uwo mukundana, uwo mukobwa mukundana se cyangwa uwo musore mukundana yagusabye ko muganira kuri icyo kintu. Hari igihe batagisobanukiwe, hari igihe bashaka gusobanukirwa byimbitse kuri icyo kintu, cyangwa se kugira ngo muhane ibitekerezo. Ni byiza kuganira n'umukunzi wawe se ku ngingo runaka, ubuzima busanzwe. Iyo utari kumuha umwanya rero biragorana, ndetse n'umukunzi wawe ashobora kwibaza ati ese umuntu utaha umwanya mu gihe tutarabana, igihe twabanyeho nimusaba mu mwanya, uyu musore cyangwa se uyu mukobwa dukundana uyu mwanya azawuma. Iyi rero ni impamvu ya kane ituma bamwe mu bantu bakundana batandukana kandi bitakabaye ngombwa. Hari ikindi cya gatanu rero, aho usanga abantu bakundana bahora babona ibintu ukuntu bitandukanye, ugahora ubona ibintu nabi. Ari ukuntu rero gukundana n'umuntu ukakubwira ikintu ukagifata ukundi kuntu, akubwira ati sheri bimeze gutya na gutya na gutya, ariko bitewe n'imyumvire yawe ugatangira gutekereza ibindi bintu bitari byo. Sinabonye message muri telefone yawe, sinayisobanukiwe, sinagize gute. Icyo kintu ntabwo ugitekereza kugira ngo ukimubaze, ahubwo ugahita bata okay, kuba mbonye sheri wanjye yandikiranye n'undi mukobwa ati shubite, bikakurakaza. Iyo ni imyumvire mibi, ni kwa kubona ibintu nabi, ugahora ubona ibintu uko bitari. Yashaka no kubigusobanurira ugasanga nyine ntushaka kubyumva, ntushaka kumumira iruhande, yatangira kugira ijambo abivugaho, ukamwatoya byihorere naranje kubibona. Nyamara icyo gihe niba witwara gutyo
ujye umenya ko ufite umwanzi w'urukundo ushobora kuzatuma urwo rukundo rwawe rusenyuka gake gake kandi mu ibanga. Kuko buryo ukundana n'umuntu ni byiza ko gusobanurira ikintu ukacyumva neza, bitandukanye na ya myumvire yawe washaka kumva ngo ndashaka avuga gutya. Igihe akubwiye ibitandukanye n'ibyo ushaka kumva, ugahita wumva ko akubeshya, ugasanga uhora wumva ibintu nabi. Iyo nayo ni imwe mu ngaruka ishobora kuzatuma we n'uwo mukundana mutandukana, kubera ko igihe cyose abikubwiye uhora ubyumva nabi. Hari ikindi rero cya gatandatu, aho usanga ibyo muganira bitagenda neza, ushobora kubijyana ukabishyira nk'umushuti wawe. Turabizi abantu benshi tugira inshuti, abantu bitwa ba best mu buzima, murabazi, best friend, ibintu byinshi ngira ngo murabizi cyane. Ugasanga ufite nk'umuntu wizera cyane, umukobwa w'inshuti yawe cyangwa se umusore w'inshuti yawe, uganiriza ibintu wowe n'uwo mukundana muhora muganira mu ibanga. Ugasanga rero mwaraganiriye, akubwira ibi n'ibi ku murongo, ngewe kera nakoze ibi n'ibi, uko abikubwira nawe uri kuvuga ati baba we si umuhungu dukundana burya nuko yarateye. Muri yo kata wiyumvishamo ko ugomba kujya kubiganiriza ya nshuti yawe, nyamara uko uzagenda kubibwira ya nshuti yawe bizaguha ikintu kinini kandi kitari cyiza, kizatuma utandukana n'umuntu mwakundanaga. Kubera ko inshuti yawe ugiye kubibwira, ntuzi ko nayo ku ruhande ifite n'inshuti yayo nayo yizera, izabwira bya bintu byose, y'amakosa umukunzi wawe yakoze, yaba ibiki byose bikomeye yagiye akora, akakugirira kumva kwiyumvishamo umuntu mukundana, akabikubwira nawe ukajya kubibwira undi muntu hanze. Igihe rero umukunzi wawe yamenye ibyo bintu, ko bya bintu yakubwiye mu ibanga, watangiye kubisesekaza hirya no hino, iyo nayo n'indi ntandaro izatuma we n'uwo mwakundanaga mutandukana. Hari ikindi rero cya karindwi, ari cyo kudohoka, kwiyitaho. Igihe cyose rero uba mu rukundo uba ugomba gushyiramo imbaraga mu kwiyitaho. Niyo umuntu agukunze abona umeze neza, ugira isuku, wambara neza, uba ugomba gukomerezaho, aho ukamwereka ko utacupiye, ukamwereka ko ibyo urimo kuko ari ibyo bya nyabyo. Uburyo yabonye umunsi wa mbere wambaye, kugira ngo n'uwo munsi wakurikiyeho cyangwa se ko mwagiye mumenyerana utangire kujya kumureba wambaye ibyo wishakiye, amakamambiri n'ibye, ntabwo uzi impamvu, ntabwo uzi icyamukuruye, ntabwo uzi icyatumye kwegera. Ni byiza ko uko umusore cyangwa se umukobwa mukundana ubu, uko mwamenyanye wambara cyangwa se witwara, cyane cyane uburyo nyine witwara, ariko wakomeza kwitwara, apana nka bya bindi nyine by'iki gihe ubona umuntu yarakwemerera urukundo ukavuga ati okay, ubwo yanyemereye urukundo, so ngomba kwitwara uko nshaka, ntazanyanga, ntazagira gute. Ibi rero ntekereza ko nicyo kintu muri iyi minsi nacyo kiri gutandukanya abantu bakundana. Hari ikindi rero, ikindi nacyo kugira ibirangaza byoroshye. Niba igihe cyose rero muri kumwe utabura ibintu uhugiyemo, kandi ukabona ko nawe atabyishimira, jya umuha agaciro. Ushyire telefone yawe hasi, ukuri izo nzara mu kanwa cyangwa se ahandi hantu hose uri kugenda wikorakora, umwereke ko umuhanze amaso, aho urukundo rwanyu ubona ko mu gihe muri kuganira utarangaye. Burya umuntu mukundana, yaba umusore cyangwa se umukobwa, abantu bose bakunda umuntu baha attention. Igihe ndi kuvuga cyangwa se igihe uri kuvuga, okay, nk'abantu dukundana ndashaka kuba nkureba, ariko niba turi kuvugana telefone yawe irasonye, message iraje, ugiye kujya gusubiza, bituma yibagirwa ibyo yari kuvuga, akahita abona ko utari kumwitaho. Mu gihe muri kuganira ni byiza ko uwo ukunda cyangwa se uwo mukundana, ni byiza kumwereka ko uri kumutega amatwi, ibintu ari kubwira ukamwereka ko ari ingenzi hagati yanyu. Niba koko muri kumwe ukamugaragariza ko uhari, bishaka kujya ku ruhande, bishaka guhita uzana ikindi kiganiro, wishaka kumukweba, mutega amatwi, umureke avuge, hanyuma umubwire wenda ngewe uko wabivuze nabyumvishe, ariko ndumva byagenda gutya na gutya. Uburyo utamwereka ko uri kumuha umwanya, uburyo utamwereka ko uri kumutega amatwi, bizatuma ajya kuri wa mukobwa se cyangwa wa muhungu baganira, bakabona ari kumuha umwanya. Umusore cyangwa se umukobwa ukundana n'umuhungu cyangwa se umuhungu ukundana n'umukobwa, iga kuba umuntu mukuru kandi ufite ibitekerezo bigaragara, ibitekerezo by'abantu bakuru. Iga kuganira nk'umuntu ufite imyaka muri 30.
ureke gutanga ibitekerezo nk'iby'umwana ufite imyaka 10. Igihe uri mu rukundo wifuza ko ruramba kandi urukundo rufite intego, igihe cyose mukundana niyo yaba akubwiye nabi ariko atari bya bindi byo ngubu ubwira umuntu ngo merci cyangwa se thank you kubera ko nyine akoze ikintu kikakubabaza, ariko igihe cyose umuntu mukunda akoze akajeste keza jya wiga gushimira kuko ni ingenzi kuri wowe akaba ari n'ingenzi kuri we. Ikindi nacyo cya nyuma ni ukwitega ibintu bidashoboka. Aha rero kwitega ibintu bidashoboka ni ko ushobora kujya mu rukundo utekereza ko umuhungu mugiye gukundana cyangwa umukobwa mugiye gukundana afite ibi okay, mu myaka 2 dushobora kuzaba tubanye, ariko mu by'ukuri icyo gihe uri kubitekereza gutyo wa muntu mukundana ari jya batari bari gutekereza, ariko gutekereza undi mushinga mushobora kuzajyanamo uzababyarira inyungu nyuma y'uwo mushinga. Iyo rero ugiye mu rukundo uri gutekereza uti ngiye gukundana n'uriya musore cyangwa ngiye gukundana n'uriya mukobwa mu gihe gito tuzaza dushakana ukabona n'imibaye, ibyo rero bituma mutsindwa hakiri kare, urukundo rwanyu nurugeraho ruva nunagire naho rugera. Ibi byose tuvuze hano ndetse n'ibindi usanzwe uzi n'ibindi wagiye ubona bigufashe kubaka no kugira urukundo uzarambamo kandi ukagira umukunzi muzarambana. Reka nkushimire.